ngiye kubasuhuza abakunzi ba Team TV Yesu ashimwe muraho muri amahoro. Merry Christmas and Happy New Year. Tunejejwe no kongera kuboneka hano mu mpera z'umwaka no mu ntangiriro z'umwaka wundi. Nukuri turashima Imana ko yaturinze, turashima Imana ko tugejeje uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima, izina ryayo rishyirwe hejuru. Rero namwe ndashima Imana ko muri bazima aho muri hose, byanga bikunda ntabwo wakireba utariho, byanga bikunda aho uriho. Ndashima Imana ko nawe uriho, waba urwaye uriho, waba uri muzima uriho, waba ushonje uriho. Gusa ndashima Imana ko nawe aho uriho, kandi mu by'ukuri nk'uko tubizi iminsi igisimburana, ntabwo iminsi ihora ari imwe. Uyu munsi ushobora kuba urwaye ariko ejo ukaba uri muzima, uyu munsi ushobora kuba ushonje ariko ejo Uwiteka akagucira inzira. Icyo tuba dusabwa gusa ni uguhora twishimye dushima Imana uko biri kose, ukumva umutima wawe wuzuye ishimwe rishima Imana, wumva muri we bivuga ngo naho naba nshonje, naho naba naniwe, naho naba ndwaye, naho naba byari bimeze bite, ariko kubera imbabazi z'Imana zihora iteka ryose ndayishimye. Ukumva umutima wawe wuzuye iryo shimwe mu bihucamo ibyo aribyo byose. Rero nanjye shimye Imana yuko ikiturinze ari mwebwe ndetse ari natwe. Imana ihabwa icyubahiro. Reka iyo Mana rero tuyishime. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana idukunda kandi twitaho, tugushimiye kuri Imana y'urukundo rutagereranwa. Mwami w'abami, tugushimiye yuko uri Imana itagiharira ngo ihararuke nk'uko abana b'abantu bamera. Turagushimye ko uturinda amanywa n'ijoro, turagushimye ko uturinda twaba tugukiranukira cyangwa tutagukiranukiye. Turagushimye kubw'urukundo rwawe rutarondoreka. Uhabwa icyubahiro Mwami. Umunsi wa none wemeye ko tugaruka imbere y'amaso yawe Mwami, nta kindi kituzanye uretse kugushima. Tugushimiye yuko Mwami mwiza tubereye maso, kwa mbere ukatubera amaso, kwa kabiri ukaturinda, kwa gatatu ukatwitaho, kwa kane ukatubera byose, ukwa gatanu tukabona ukuboko kwawe, ukwa gatandatu Mwami hari byinshi yemezi yose byari kuba byaratumize bungura ariko twarakubonye ukuboko kwawe kwaraturinze. Ukwa karindwi nyaguhora ku ngoma wabanye natwe, ukwa munani wabanye natwe Data, ukwa cyenda twarakubonye waraturwaniriye waradutsindishirije, ukwa cumi Mwami naho twabonye ukuboko kwawe nyaguhora ku ngoma. Turagushima turaguhimbaza ko Data yemezi yose yaducisha amahoro. Ukwa cumi na kumwe naho Mwami warahabaye. Uhabwa icyubahiro Data mwiza. Kugera mu kwa cumi n'abiri tusoza Mwami turaguha icyubahiro. Turimo dutangira n'ukwezi kwa mbere kwa 2023 Mwami ushimwe kandi uhimbazwe kubw'urwo rukundo rwawe rutarondoreka. Warakoze Mwami kubana natwe, warakoze igitare cyiza kutubera ubuhungiro, warakoze kutubera byose muri byose. Twamenye neza yuko umubyeyi ashobora kugutererana, tumenya ko umubyeyi ashobora kukunanirwa, tumenya ko umubyeyi ashobora kukurambirwa, tumenya ko umubyeyi kubera imyitwarire cyangwa se nawe ubwe kubera impamvu ze zitandukanye akwibagirwa cyangwa akagutererana. Ariko Mwami twasobanukiwe ndetse ko n'inshuti ubwazo, ya nshuti kubwira ko ari magara, biba rimwe umunsi umwe ibintu bigahinduka akagutererana. Ariko wera wa Isiraheli uwo mwaka wose ndetse n'indi yatambutse wabanye natwe, wagendanye natwe, nta na hamwe wadutereranye. Ndetse wera wa Isiraheli hari aho twebwe twananirwaga ukadushyira ku mugongo ukaduheka. Niyo mpamvu Mwami twambukije 2022 turi amahoro. Niyo mpamvu Data 2023 tuyinjiye kandi Mwami nanone turi amahoro. Ushimye kandi uhimbazwe. Turagushimye Mwami w'abami, warakoze kugendana natwe, warakoze kutugaburira, warakoze kutwambika, warakoze kuturinda. Mwami bitavuze ko babandi bose nabo bafite ibyo batanyuzemo neza, bitavuze yuko nabo Mwami badakwiye kugushima. Kuba bagihumeka umwuka w'abazima Mwami ndakunyuze kugira ngo ukore ku mitima yabo, nabo ubibutse yuko izari imbabazi zawe zabaganje zigatuma badapfa, zigatuma badashira. Naho yaba yarapfushije uwo yakundaga, twese Mwami hari abo twabuze, yego badukundaga cyangwa twakundaga, ariko kubw'imbabazi zawe imitima yacu yuzuye ishimwe. Uhabwa icyubahiro Mwami. Twasobanukiwe neza yuko kugushima bitavuze yuko nta bibazo turimo, kugushima bitavuze ko nta ntambara ducamo, ariko gusa uko twamenye ko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose.
niyo mpamvu tugomba kugwiza ishimwe muri twe kandi tukaritambutsa imbere y'amaso yawe. Ishimwe kandi uhimbazwe ubw'inezero n'ubuntu bwawe. Ndaguhamagaye kugira ngo ubane natwe mwami w'abami, ntaba ari twe ntitwumvikane ntitugaragare. Mwami unganze aba ari we wumvikana, aba ari we ugaragara, kugira ngo wera wa Isiraheli ijambo rivugirwe hano ntaba rigira uvuze, ahubwo aba ari wowe urivuganya guhora ku ngoma. Nibwo riri butambuke rikagira umumaro wateganije kugira ngo rigire umumaro. Njye navuze hari aho bitagira icyo bimara, navuze hari aho byagarukira, ariko wowe Mana nyaguhora ku ngoma ushobora byose, ndakunyuze kugira ngo unganze mu magambo, mu bikorwa ndetse no kugaragara hagaragare wowe, maze ushyireho cya kiraro Mwami gikomeze kugira ngo wundi wateguriye iri jambo abe ari rigeraho kandi rimugirire umumaro. Shyirwa hejuru kubw'inezero n'ubuntu bwawe, himbarizwa kugira neza kwawe n'uburinzi bwawe butarondoreka, urukundo rwawe Mwami rutarondoreka. Izina ryawe rikomeze ribe hejuru hejuru ndetse hejuru cyane. Shimwe kandi uhimbazwe koze n'ibirenze ibyo twatuye. Izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yes, turabashimiye rero mwese abakunzi bacu. Dushimiye Imana yabarinze natwe ikaturinda. Dushimiye Imana itumye turangiza uyu mwaka turi amahoro. Ni ukuri nakubwiye ngo waba urwaye ufite impamvu yo gushima Imana, waba warapfushije uwawe wakundaga ufite impamvu yo gushima Imana, waba ni ukuri mwumveho muri ko dufatanya mu byiyumvemo, mu byishakemo, kandi Imana ibashoboze kugira ngo dushobore gushyira hamwe ubwenge bwacu, ibitekerezo byacu, imbaraga zacu, dushyire hamwe dushime iyo Mana yabanye natwe umwaka wa 2022, tukaba turimo tuwusoza amahoro, tukaba turimo dusingira 2023 amahoro. Amen. Rero ndabashimye mwese ko mwabanye natwe uyu mwaka wose, no kuri bikabigeje amagingo tukiri kumwe, muri abantu umumaro cyane. Ntabwo nabona icyo nabaha uretse kuvuga ngo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndagira ngo rero dusoza uyu mwaka ndetse dutangira uwundi, tugira ijambo ryo dusangira, ijambo rigufi cyane ariko ryo ngira ngo Uwiteka aze kwagurira cyane muri wowe, umenye mpamvu ki iri jambo ari we ryaziye. Natangiye mbibabwira ngo tunyura muri byinshi, duhura na byinshi, ariko nanone iyo wamenye Imana birakorohera cyane kugaruka ukavuga uti Imana ushimwe. Kandi nyamara hari byinshi byumvaga byagutsindagiraga byakubwira ngo iyi Imana yantereranye aha, iyi Mana twagendanye nzi ko turi kumwe nkanyerera nkagwa nkaba naravunitse, iyi Mana nzi ko turi kumwe nkora accident ndababara, iyi Mana nzi ko turinze ariko uwanjye yarapfuye muri uyu mwaka, iyi Mana nzi yuko turi kumwe ibihe byose ariko nawe usonzeyemo no mwaka, iyi Mana nzi ko uyu mwaka izawumpa nk'uko ubuhanuzi bwambwiye umwaka utangira, ariko byashoje ntabonye ibyo. Reka twumvikane bakozi b'Imana, inshuti za data, abana b'Imana. Hari impamvu zirenga 1000 ushobora gushakisha muri wowe zikakwemeza yuko ugombye gushima Imana. Impamvu ya mbere nyamukuru ni ukuba ushobora kuba waraciye muri ibyo byose ariko ukaba ugihumeka umwuka w'abazima. Haleluya. Numviye ari impamvu nyamukuru. Hari niyo yaba umuntu ari kuri oxygen, byonyine kuba utaraca uwo mutima, numva nayo ubwo yari impamvu yo gushima Imana. Noneho we nturi kwa muganga, ntabwo uri kuri oxygen, ni ukuri niki cyatuma uvuga ngo bya bindi byose natekereza kuba bitaragenze neza ngo numva nta mpamvu yo gushima Imana? Ni ukuri ikintu gitumye nje kugira ngo dufatanye gushima Imana uyu munsi. Dushima Imana yabanye natwe icyo gihe cyose, tukaba tugejeje uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima. Nababwiye ngo byonyine guhumeka umwuka w'abazima njya nsanga ari ubukire burenze ubundi bukire bwose umuntu ashobora gutekereza. Iyo rero utangiye gutekereza ngo nifuza kubona imodoka, nifuzaga kugera gutya, nifuzaga kugera kuri ibi, nari nzi ko uyu mwaka uzarangira afite inzu, nari nzi ko uyu mwaka uzarangira nabyaye umuhungu dore ko mbyara abakobwa gusa, nari nzi ko uyu mwaka uzarangira nabyaye abakobwa dore ko mbyara abahungu gusa, nari nzi ko uyu mwaka uzarangira nasamye byibuze dore ko maze imyaka 10 n'ingahe ntarasama, nari nzi. Ariko ibyo byose
niba utaranabigeraho kuba uhumeka umwuka w'abazima ni impamvu nyamukuru yatuma ushima Imana ukumva muri wowe huzuyemo kuvuga ngo ya Mana yatumye ncyumeka umwuka w'abazima igihe cyose nyumeka umwuka w'abazima birashoboka ko ejo bundi ishobora guhindura amateka. Haleluya. Ni ukuri njya ndebera urugero kuri Sara. Sara yabayeho imyaka myinshi cyane, twese turabizi. Yabayeho imyaka myinshi cyane atazi no gusama icyo ari cyo, atazi uko basa, atazi uko batwita. Byibuze ngo igeme ivemo tubyumve yuko yari yamaze kumva byibuze uko bimera. Oya, ariko yabaye aho ngaho igihe cy'Uwiteka gisohoye, Sara yaratwise arasama nk'abandi bagore, arabyara amezi 9 arabyara. Hariya naho ku inyigisho ivuga ngo igihe cyose tugihumeka umwuka w'abazima, icyo gihe cyose tugishoboye kuba tugihumeka umwuka w'abazima, icyo ari cyo cyose gishobora guhinduka. Birashoboka ko wowe wari wambaye ubusuzi ko bidashoboka ko wazabona imyenda. Igihe cyose ugihumeka umwuka w'abazima birashoboka ko n'umunota wa nyuma umwaka urangira cyangwa ndetse n'uwa mbere umwaka utangira, birashoboka ko Imana yaguhindurira amateka. Birashoboka ko wowe nyine wari ufite icyo kibazo cy'umwana ku munota umwe cyangwa isegonda rimwe gusa umwaka urangira cyangwa undi utangira, kubera ko kwizera kwawe no kwihangana no kumva ko ukomeje gutumbira Uwiteka ukaba uhanga amaso, birashoboka ko Uwiteka yaguhindurira amateka. Ariko ikibiteye ni iki? Ni uko ugihumeka umwuka w'abazima. Uwapfuye ntacyo biba bikimaze, nta kindi uretse kumuherekeza akaruhuka amahoro, nuko akazategereza igihe cy'Uwiteka. Nanone twese tuzi icyo kuzacibwaho urubanza. Rero nta kindi kinzanye, ndabasaba kugira ngo dufatanye gushima Imana yuko turi bazima, kandi dushima Imana ko uyu mwaka urangiye ari amahoro, n'undi tukaba turimo tuwusingira turi amahoro. Reka rero dufatanye kureba icyanditswe kiri muri Zaburi igice cy'107 umurongo wa mbere. Igice cy'107 umurongo wa mbere, ijambo ry'Imana riravuze ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Rero reka tuvugishe ukuri ngo hari byinshi byo nahoze mvuga bijya bituma umuntu ahagarara akavuga ati ndashima Imana ko yampaye imodoka, ndashima Imana ko yampaye inzu nziza, ndashima Imana ko yampaye umwana w'umuhungu nyuma y'imyaka 10, ndashima Imana ko yampaye umwana w'umukobwa nyuma y'abana 5 twabyaye b'abakobwa cyangwa abahungu, ndashima Imana ko yemeye ko ntwita naho naba ntarabyaye ariko byibuze narabyivishwe. Hari impamvu nyinshi zo tujya dushyira imbere zo gushima Imana, ariko nanone naje gusanga nibajije ibibazo ndi jyenyine, ndavuga ngo ese ubundi niba dushima gutyo babandi se bashaka kuba barabuze kimwe muri ibyo bo bavuga iki umwaka uri murangira? Ko duhagara hariya tugashima, ejo bundi iryo jambo nibwo narushijeho kurisobanukirwa cyane ryo gushima Imana, kuko twebwe nk'umuryango tujya tugira umuryango wanjye jyewe n'abana banjye n'umutware n'umugabo wanjye, benshi bakunze kwimenya ko mwita mayiravu wanjye, atari babizi ubwo namwe murabimenya. Njye rero n'inshuti yanjye, papa w'abana banjye, umukunzi wanjye n'abana ndetse n'inshuti zacu n'abavandimwe bacu tubyumva kimwe, tujya tugira igihe tugateranira mu rugo tukamara amasaha 28 turamya Imana tunayihimbaza. Ikiba kigamijwe ni uko tuba dushima Imana ko turangije uwo mwaka turi amahoro. Noneho rero ejo bundi nibwo nasobanukiwe ngo ese ko dushima gutyo tuvuga ngo turi amahoro, tuvuga ngo Imana yatugejeje kuri ibi, tugeza kuri ibi, ushobora kuba ibyo byose atarabigezeho, we bimeze biti ari bushime cyangwa ari bugaye Imana, aze guhagarara se bavuga ati ndagaye Imana yuko ibyo nifuza kugeraho byose ntabigezeho, kandi nenzi ko ari Imana yanjye iri kumwe nanjye, rero ndayigaye. Aba ari kahagarara avuga se? Taje gusanga rero nta kindi kintu kirenze kumenya ko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Nta kindi kirenze kumenya ko iyi Imana twakurikiye, Imana twizeye ari nziza, nuko imbabazi zayo kuri twebwe zigahoraho iteka ryose.
naje gusobanukirwa yuko rero nta bintu birebire bindi byo twagakwiye gutekereza no gushyira imbere uretse kubanza kureba ko imbabazi z'Imana ese hari ikiziruta, hari ikindi cyaruta imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana nizo zituma idukunda, imbabazi z'Imana nizo zituma iturinda, imbabazi z'Imana nizo zituma ibyo tugeraho byose twabigeraho, imbabazi z'Imana nizo zituma naho tutabigeraho ariko tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Murumva nta mpamvu dukwiye kugira yo gushima iyo Mana? Rero ndagira ngo nganire nawe ushobora kuba wumvaga ko hari icyo wifuzaga, wumvaga ko uyu mwaka ugomba kurangira ukigezeho, hari ibyo wifuzaga cyangwa hari ibyo warashyize imbere y'Imana usengera ibi bihe byose uvuga uti ndizera ntashidikanya ko uyu mwaka uzarangira nabigezeho. Ese hari ibyo umuhanuzi yaguhanuriye ko uyu mwaka utararangira ugomba kubigeraho wabigezeho? Bishoboka ko yenda atari ko byagenze. Ese urumva nta mpamvu ufite yindi yatuma ushima Imana? Ndagira ngo nkubwire ngo kuba wongeye gusobanukirwa ko ubwiza bw'Imana bukwiye gutuma uyishima, kuba wongeye gusobanukirwa ko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose kuri wowe, arizo zikurinda amanywa n'ijoro, arizo zikurwanira amanywa n'ijoro, arizo zikubera amaso usinziriye, arizo zikurindira umwana niba umufite akajya ku ishuri akagaruka amahoro, arizo zituma ubona minerivare ukamwishyurira, arizo zituma ubona icyuha mwene nyoko cyangwa mwene so, arizo zituma ubona icyuha n'uwundi wifuza umutima wawe uvuga ngo nkeneye kugira icyo muha, ukaba utabonye ibyo wifuzaga yego byose, ariko kuri Noheli ukavuga uti ndashima Imana ko yanshoboje kugira uwo mpereza ikirayi nkamusetsa nkamunezeza during Christmas. Ndashima Imana ko uyu mwaka wose wo hagati nabonye byibuze amafaranga 500, nkumva nta mpamvu ugiye kuyarya nkeneye kuyatangaza sacrifice, cyangwa se nkavuga nti ndashaka kwisacrificinga kubera uno muntu aba nashonje cyane kurenza uko nshonje, ndabona afite ikibazo kirenze icyo gihe afite, nacyo ukumva nishimwe rizamutse muri wowe ukavuga kumbe ntabwo nari kubishobora iyo bitaba za mbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose, ari nazo nanjye zindiho zashoboje. Rero ndashima Imana yuko imbabazi zayo ndayishima ko ari nziza ubwayo, kandi ndayishima ko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Kandi izo mbabazi ntabwo zibereyeho ikindi kintu uretse twebwe, zibereyeho twebwe. Nabahaye ingero ndababwira ngo nizo zitumye turiho, nizo zitumye niba waranapfushije umuntu mu muryango uyu mwaka, nizo zatumye umuryango wose utorama udashira. Niba haranapfuye abantu bavukana ariko byanga bikunda uwo muryango Imana ishimwe yenda hari uwasigaye, hari uwarokotse ku buryo utazimye uyu mwaka. Rero numva hari impamvu wowe ucyumvise ikiganiro byanga bikunda hari uwawe cyangwa ubwawe wowe kuburiho bya bindi byose bikuzengurutse byubona bitashobotse cyangwa byo wabonaga ko byapfuye. Ndagira ngo wakire ko ukwiye gushimira Imana ko uyu mwaka urangiye, ukarangira uri amahoro, ukarangira uhumeka umwuka w'abazima, ukarangira imbabazi z'Imana zikuriho, zikuvuyeho Satani yakumira bunguri. Uwiteka atari mu ruhande rwacu, ni ukuri Satani yatumira bunguri, abanzi bacu batumira bunguri, ariko kubera ko ari mu ruhande rwacu ni ukuri iyo mpamvu umubisha atera amanywa n'ijoro. Wagize ngo se ubwo uriho batakuroga, wagize ngo se ubwo uriho ntawe uguhiga, wagize ngo se ubwo uriho kubera ko abanzi babishimye, uriho se kubera yuko Satani anejejwe n'uko ubayeho. Icyo ufite si icyo ari cyo cyose uragira ngo nuko Satani abyishimiye, umwuka uhumeka wagira ngo Satani arawishimiye, ariko kubw'imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose kuri wowe, niyo mpamvu uyu mwaka urangiye uhumeka umwuka w'abazima, niyo mpamvu uzashobora kubonesha amaso 2023, ni kubera imbabazi z'Uwiteka. Wisuzumye nawe ushobora gusanga hari byinshi byagatumye utagera mu mwaka wa 2023. Ese niba ari impanuka, ese niba waragiye kwiba ugataha amahoro, ese niba ari wa mukobwa babandi batujya tubona ku muhanda akaba yaratashye amahoro, ese niba ari wa mugore ushobora kuba yaraciye inyuma umugabo akataha amahoro, ese niba ari umugabo ushobora gusubira inyuma ugasanga hari nawe ibyakurega cyangwa bikurega bikwereka ko uzi ko byashoboka ko hari ahantu mpagwa, ariko kuba natashye amahoro ukibuka ko izo nazo ari imbabazi z'Imana zari zikuriho.
rero Uwiteka bagirire neza. Ndumva njye nashaka no kugira ngo mbatindire, icyanzanye hano no kubabwira ngo nimureke dufatanye dushime Imana ko ari nziza kandi imbabazi zayo zihoraho iteka ryose kuri twebwe. Dushime Imana ko uyu mwaka wa 2022 urangiye turi amahoro, dufite umwuka duhumeka umwuka w'abazima. Iyo Mana rero yatumye turangiza uwo mwaka amahoro, mbabwire ngo ni nayo iri butume dufata uwa 2023 tukawugeramo amahoro, tukawubamo amahoro, tukawukoreramo Imana, tugakorera imirimo yaguteganije kuzakora utarabusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Ibyo nibyo ngira ngo dufatanye kwatura nona. Ndagira ngo rero twature turemo umwaka wa 2023. Haleluya. Turemo umwaka wa 2023. Wature kwa kundi ko wumva muri wowe ushaka kugira ngo ujya mwaka uzakubere. Twamaze kumenya yuko ururimi rwacu rurema, ariko rurema nanone rukwiye kurema. Niyo mpamvu tuba dukwiye guharanira kuvuga ibyiza, guharanira kuba positive, tukavuga ibyiza. Ntuvuge ngo reka njya nkunda kubabwira ngo tukajya dukoresha andi mazina, nzajya nkoresha iryanjye jewe babandi sinzi ko nanabibwiye abatanzi, ariko nzi ko abantu benshi tumaze kumenyana. Nkagira nkavuga ngo ubwo ni runaka ashaka kuvuga, nkanavuga ngo Emi Mana ndifuza ko Emi umwaka utaha atazagira icyo ageraho. Haranira kuvuga ibintu by'umumaro. Niba ari usengera musengera ibyiza, niba nawe ubwawe wisengera isengere neza. Icyo namaze kumenya nuko icyiza utanze burya ntabwo ari wa muntu ubugiriye neza cyane, ni wowe ubwawe wigiriye neza. Kubera ko cya cyiza utanze iyo kigiye kukugarukira kiza kiri double. Bivuze ngo n'ikibi rero cyutanze, dushatse twaba amaso tugasobanukirwa icyo kintu. N'ikibi cyutanze iyo kikugarukiye kiza kiri double. Ejo niho nahoze mvuga ukuntu abantu duteye. Umwana w'umuntu kaza ugasanga mama Ganza yiteguriye neza, cyangwa yimakiye neza, cyangwa afashe ifoto arayikoherereje yanditseho amagambo ati Noheri nziza n'umwaka mushya muhire, aho kugira ngo uvuge uti yo Imana ishimwe kandi guha umugisha. Uyu naho aba yigaragaza, uyu naho aba yibonekeza. Ese ubu ngubu iyi foto ese uyu mutegura, ariko uyu naho arakabye. Ese ubaye amatara yamanitse ahantu hose ngo nuko ari Noheri, what is it for? Ibi bimaze iki? Noheri ntiyaba mutima we. Reka mbabwire, ururimi rwacu reka turutoze kuvuga ibyiza. Imitima yacu n'ibitekerezo byacu reka tubitraininge, tubitoze kuba positive, kuvuga ibyiza, gutekereza ibyiza, kureba ibyiza. Wireba ikintu, wireba umuntu yanditse ngo ushakishemo B, wireba umuntu avuze ngo ushakishemo B. Oya, fata ya aba ariyo ubona, aba ariyo wumva, aba ariyo usoma, aba ariyo nk'uko wa muntu ayivuze. Icyo gihe rero ni wowe uzaba wigirira neza. Ndagira ngo rero umwaka wa 2023 mbasabe kugira ngo wowe ahuri ubwawe uwiremere. Watureho kuzakubera umwaka w'umugisha, watureho kuzakubera umwaka uzagusumira indi myaka ubwiza. Wowe ubwawe uwiyaturireho, wature ibyo wumva umutima wawe wifuza ko uzahura nabyo muri uriya mwaka. Nje rero nukuri ndabashimiye yuko mwabanye natwe umwaka wa 2022 nka Team TV. Twarababonye, twabonye impanuro zanyu, twabonye comments zanyu, twabonye likes zanyu, twarabonye mukora subscribe, twarabonye musharinga. Uwiteka Imana idakiranirwa ibaduhera umugisha. Muri abantu beza, muri abantu b'umumaro, muri abantu batumye natwe tugera uyu munsi twumva dufite impamvu zo gushima Imana. Mwarakoze guhagarana natwe, kandi turabasaba kugira ngo dukomezanye n'umwaka ukurikiye n'indi myaka yose, kuva Uwiteka kidutije ubuzima, kuva imbabazi z'Uwiteka zikituriho. Nuko ndabasaba kugira ngo dukomeze guhagararana. Rero Uwiteka abaho umugisha. Umwaka wa 2023 duhere kuri uyu urangira. Uyu mwaka ku munota wa nyuma Uwiteka agutunguza igitangaza, cya kindi kiri butuma uvuga uti Mana nguhaye icyubahiro. Nabonaga byarangiye, ariko nsobanukiye yuko na nyuma ya zero ushobora gukora. Umwaka wa 2023 Uwiteka azagendane nawe, Uwiteka azakubera ingabo ugukingira,
Uwiteka azakubere papa niba utamufite, Uwiteka azagushyirira inzira aho itari, uhure n'igitangaza cyawe. Ari wowe waba wifuza umwana, ari wowe waba wifuza umugabo, ari wowe waba ubona ko igihe kigeze cyo gushaka, ari wowe waba ubona yuko urambiwe kuba mu rugo wifuza akazi, ari wowe wagenze inkweto zigahenga mushakisha akazi, ari wowe icyo ari cyo cyose cyo wumvaga cyakubereye ikintu gikomeye, uwo musozi Uwiteka 2023 azawikishe ahagira ikibaya, utambuke uhure n'igitangaza cyawe. Hari byinshi byakwitambitse imbere, Uwiteka abikureho, abeyureho icyo gicu kugira ngo ushobore gufunguka ku maso ya mwuka. Nuyarenza icyo gihu bizagushobokera kuzahura n'igitangaza cyawe. Uwiteka Imana rero izabane namwe, zagendane namwe, dore ko itagigira uwitererana, dore ko itagigira uko yibeshya, iyo uko yabigennye irabikurikira ijambo ryayo kugeza ubwo irisohoje. Ndabakunda, ndabifuriza ibyiza mu mwaka wa 2023. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mwami Imana, ni wowe dushima nanone, ni wowe duhimbaza, ni wowe duha icyubahiro bw'imirimo yawe myiza cyane, kubw'urukundo rwawe rutarondoreka kuri twe, kubw'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose kuri twe. Mwami, turagushimye ko twabonye ubana natwe, ugendana natwe uyu mwaka wose, tukaba tuwushoje amahoro. Mana, turaguhimbaza kandi ni ukuri tugushimira yuko uri Imana itagira ibiri uko ibigenza. Twagiye tubona ukuboko kwawe, twagiye tukubona dushyirira inzira aho itari, twarakubonye uturwanirira, twarakubonye udutsindishiriza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwaka wa 2023 Mwami, tuwatuyeho kuba umwaka mwiza kuri buri muntu wese, uzaba umwaka wawe nk'Imana, uzahinduriramo amateka ya benshi. Abatari bakuzi uzabahe kukumenya Mana, abari bafite ibyo bakwingingira kugira ngo uhindure mu mateka yabo mu buzima bwabo, Mwami, bazabona ukuboko kwawe, kugira ngo umwaka wa 2023 uzarangire bavuga yuko uri mwiza kandi imbabazi zawe bazibonye zabomyeho iminsi yose y'uwo mwaka. Nuko rero guhora ku ngoma ushyirwe hejuru. Umugisha buri muntu wese wagize icyo akora muri Team TV uyu mwaka wa 2022. Umugisha buri muntu wese wahagaranye natwe. Umugisha nyaguhora ku ngoma abo twafatanije uyu murimo. Umugisha batwifurije neza, batagize icyo bakora ariko bakadusengera. Umugisha buri muntu wese watwifurije umugisha. Mwami, baduhera umugisha kandi ubashoboze kugira ngo twambukane uyu mwaka tuzagere 2023. Dore turimo kwisingiriza imitwe y'intoki, turabona ko hageze. Wa Mana, ubashoboze, nuko tuzabone comments zabo zivuga ngo warakoze kubana natwe kandi warakoze ko imbabazi zawe zabanye natwe, tukaba tugeze muri uyu mwaka amahoro ndetse tukazawusoza amahoro. Aho ugeze ukora turagushimiye Mwami, ndetse tunejejwe nuko tubona ko nibisigaye uzabikora kubw'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Cyane kuzo ibi byawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu.